Betty ubuzima bwe buri private kuko ntarahura nawe ubuzima bwe bwa mama we ni birebire ni ibintu byatangiye kuva kera cyane ndetse nyine n'umutinganye ntafata n'umwanzuro wo gukizwa kuko akira n'umwami Yesu sibyo ariko ntago iriya minsi je nawe twamaranye abantu bakimara kumenya ko nge nawe turi mu rukundo cyangwa turimo guteretana zakunze wacu mwese mudukurikiye ni kuri Kristo TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu bihugu bigiye bitandukanye ibihugu byo hanze mwese ndabasuhuje kuri uyu munsi reka nizere ko mumeze neza kandi cyane uyu munsi rero ndi kumwe na Kayusi ndabashimira ku bitekerezo mugenda mutugira mu biganiro byacu bya buri munsi ni benshi bandika comment muvuga muti bano bantu babigenze gutya babigenje gutya byaba byiza kurushaho rero ni by'agaciro kuko mutwereka ko mudukurikirana kandi cyane turi kumwe na Kayusi cyangwa se Prophete Kayusi kwa costume keza cyane kaminabani nituba turi kumwe na Kayusi ntitugasoza ikiganiro udamufashe hasi kugera hejuru kuko aba yabyambaye aba yambaye cyangwa se cyamuvunnye avise kandi ni mpamvu tugomba kujya tubifata akagaragara neza nkuko aba yabyambaye Kayusi tuguhaye ikaze murakoze okay Prophete Kayusi tuguhaye ikaze murakoze bw'ibyubahiro byanyu umeze uterera n'abadukurikiye ameze neza ibyo Imana ikora biradutangaza Anoa bimenyu kubi ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka aribyo biriye gukora Yesu ashimwa abadukurikiye ndabasuhuza cyane kandi nabakunda cyane murakoze kumikazi yego wambaye neza nanone I'm good ndashimira Imana ibyo byose ni Imana nagakiza n'umwami Yesu nakiriye kandi ntawe utanga Imana kwiheba nubwo bagenda baducira imanza yego Kayusi akabazo k'amatsiko nibaza ndetse n'abandi bantu bibaza kuri guhindura kusigaye ugira imyenda myiza kandi myinshi kandi itandukanye ni yawe usigaye ufite akazi keza ubuzima bwarahindutse kuko nyine biragaragara ko kuva wahinduka ugakizwa biragaragara ko uko ugaragara mbese uko ugaragara ahantu hose uburi bitandukanye no kwagaragaraga mbere ufite akazi wabonye akazi ukora gute imyenda yawe igurira ufite shop ikwambika bimeze biti tumara amatsika aho hantu urebye iyo umuntu yakiriye agakiza n'umwami Yesu hari igihe ahura n'abagira neza bakamufasha kuko nimba mbere nari mfite imyenda ya Satani urumva ntago nkifite so hari ukuntu nagiye nyitwika nyene nkayishugunya nkareka kuyambara ubundi nkagaragara mu isura nyene abantu bifuza kubera ko nkiri mu buzima bubi urabizi nkiri umutinganyi nabirizwaga mu myenda y'abagore ariko hari uburyo bw'ijya nagiye mbona abantu ba sportinga bakamfasha bakama n'imyenda yo kwambara burangiye sinjya nirarira sinjya niniyemera bagomba kugusha ku ndigo nkavugisha ukuri urebye utuno twenda no twabagira neza babampaye kugira ngo sinze nongere gusubira mu yamenda y'ubutinganyi kugira ngo suse nabe nk'umukozi w'Imana kugira ngo sinse nabe kandi umukozi w'Imana bagomba gusa neza kandi babakeneye kumva ubuhamya bwanjye babakeneye kumva n'urugendo rwongera rw'ubuzima uko naramutse nuko niriwe hari umuntu wigeze kumbwira yuko kumbwira ati ndashaka kuma nimero ya Kayusi nkamugurira ishati yo kwambara uwo muntu muha nimero zawe hari icyo yaba yarakoze uwo muntu yarakoze cyane kandi yarabikoze usibye ko nari mfite ibibazo byinshi nubwo yabikoze ndamushimira nawe kandi Imana imumugisha siyo iyi myenda nambaye se ntubibona ko nayiguze bivuze ngo yarabikoze kuko ngiye yarambwiye ati ndashaka ko utazongera kwambara biriya bintu by'imyenda yarambwiye ati ntago nshaka kwambara biriya bintu by'isura yabyisutiye biriya by'ubutinganyi sinshaka kubikonamwe sibyo gusa ndabasuhuza cyane bamwita Lucy ndamukunda cyane kandi Imana imugisha ndamushimira nkuko yambwiye ko arambwiye ati rwose Kayusi ndamukunda nabonye yarahindutse nishimye ndifuza kugira ngo mugure ishati yo kwambara kuko ikiganiro wakoze uvuga uti umuntu waba yifuza kugira kuko imyenda yanjye yurumva yari y'abakobwa ndifuza ko bamfasha bakajya bangurira wamfasha akajya ngurira umwenda niba yaraguze ishati Imana imuhira dodo ndabyambaye nibyo ni costume ndabyambaye byaramenze byahise bihuriramwo ntago byari ibintu bikaze gusa iyo umuntu aguhaye agwananye umutima mwiza niyo twabaye dukura twemeruka twakira ariko kubwanye ntago ari dukene ko nshimira Imana ariko urabona ko nyine nambaye ntago nambaye nabi ngira ngo murabibona badukurikiye biragaragara kandi ikindi
n'abaturi inyuma bakeneye kudusipotinga bakanadufasha bakomerezaho rwose. Imana izajya bahumugisha. Tuvuye kuri icyo hari andi makuru ari nayo mpamvu nifuje ko tuganira. Andi makuru numvishe ndavuga nti rero iyo umuntu yumvise ikintu rimwe ntabwo wahita ukizera ku nshuro ya mbere, ugomba kubaza no ku nshuro ya kabiri ukumva kuko niba aricyo cyanyacyo. Mama wa Betty yakubise mama wa Betty yakubise Betty mu kiganiro kubera ko wa mukecuru ari kuvuga ko atifuza kugira ngo mubane. Umukobwa ari kumubwira ko yifuza ko mubana, nyine namukubita avuga ko nabana nawe atazigera azamubyaruka nka mama we. Ariko numvise inkuru ivuga ko nanone Betty yavuye iwabo. Mbese yavuye iwabo aragenda adasezeye atavuze aho agiye. None ngo biravuga ko musigaye mubana. Tubana gute? Wowe na Betty ngo murabana. Icyo kintu ni mama we wakimbwiye, ambwira ko ngo ari ibintu ko yabyumvise ko Betty yavuye mu rugo atamusezeye, atamubwiye aho agiye, ngo asipakira imyenda ye byose aragenda. Icyo kintu navuze nti ntabwo nacyemera ko aricyo, ntakwibarije ko nimero ya Betty yo ntagicamo nta nimwe iriho. Ndavuga nti rero reka mbanze nkwibarize Kayusi koko yaba abana na Betty, byaba ari byo byaba atari byo? Tumara amatsiko kuri icyo kintu. Murakoze. Iyo umuntu yakira kiza n'Umwami Yesu, hari ukuntu umuntu ahura n'ibigeragezo byinshi. Ntago nahunga ngo mpunge urukundo cyangwa ngo mpunge umuntu wankunze cyangwa ngo duproposanye ibintu by'urukundo. Nubwo twagiye duproposanya ibintu by'urukundo, rukumva ntago uriya munsi ntago twahise twishingira. Kubera ko hari n'ibintu ngiye ngomba kubaza Imana kuko nimba uriya mukobwa tuberanye sinje kumyakana, niba twarateretanye bibaho, sibyo? Byanamushimishije cyane kuba yarabonye narakire n'agakiza n'Umwami Yesu, yavuze ubwo atakibarizwa mu byaha by'ubutinganyi wenda kubaka urugo yabishobora, sibyo? Ariko nkusubije ikibazo warumbajije, ntabwo ngiye mbana n'uriya mukobwa, kandi ikindi uriya mukobwa ntabwo mbi wabo mu buzima bwe bwa buri munsi. Kuba uriya mu mama we yaramenye yuko nkundana n'uriya mukobwa ntabwo bivuze ngo njye mbana nawe, ahubwo wenda nambwire cyangwa nawe mumbarize nimba wenda asigaye amucuruza nta wamenya, kuko ntabwo turafata umwanzuro. Amucuruza kandi byana bakanamucuruza kubera ko ntabwo ngiye najya kwishingira. Nta kuntu ngiye naba narakira agakiza n'Umwami Yesu ngo ngeho nanishingire. Ibyo bintu n'Imana yabimpanira. Ntabwo naje gukina n'iyi Bible, sinaje gukina n'iyi Bibiliya, nta nubwo naje gukina n'imitima y'abantu, nta nubwo naje gukina n'Imana. Ibi buri kimwe cyose rero mu minsi ndimo mba ngomba kugisha inama Imana. Uvuze ko hari ibintu ushaka gusengera, nyine kubana na Betty ari ibintu ugomba gusengera ukabaza Imana. Ibintu ngomba gusengera nkabaza Imana. Niba ikibazo Imana. Urabizi Betty ubuzima bwe buri private kuko ntarahura nawe. Ubuzima bwe bwa mama we ni birebire, ni ibintu byatangiye kuva kera cyane, ndetse nyine n'umutinganyi ntarafata n'umwanzuro wo gukizwa wo kwakira n'Umwami Yesu, sibyo? Ariko ntago iriya minsi je nawe twamaranye abantu bakimara kumenya ko nge nawe turi mu rukundo cyangwa turimo guteretana, natwe ubwacu nta gihamya dufite cyo guhamya cyuko turi mu rukundo, kuko ntago twakwishingira. Aho asanga uriya nese ubwo ubundi aramugenga aho yajya hose. Uriya mukobwa je sinumva n'ukuntu mama we ahora amukurikirana, kuko reba imyaka afite. Urumva ikimuhangayitse nuko yazi wawe, icyamubabaza nuko yazi wanjye tukabana, birumvikana, kuko avuga ngo naryamanye na nyina ngo ntinajya mu bintu by'ubutinganyi ngo mutera inda, sibyo? Afite ubwago bw'uko naryamana n'umukobwa we wabyaye nawe nkamutera inda ngo tukanabana. Umukobwa we yarabyaye? Oya, je ntabwo nzi ko yabyaye kuko simbara nawe. Nuko uvuze ngo umukobwa we wabyaye nkatangira ngo Betty yarabyaye. Oya, ni impungenge afite ni impungenge nyina afite zuko ashobora kuvuga uti ni amahano kuba n'abanyararongoye nyina nkarongora n'umukobwa we. Ese urumva atari amabara? Ni amabara, ariko nubwo ari amabara, sibyo? Ariko nubwo ari amabara, reka dusubire ibintu. Urumva atari amabara amagana ushaka gukora? Jewe reka mubwire, sibyo? Kurya ihene ndiziritse. None se urukundo aho umupaka rugira, urukundo nta mupaka rugira, sibyo? Urukundo rujya rushaka, sibyo? Ubu ngubu ndi mu ntambara z'urukundo, abantu benshi bangira inama. Abantu benshi bangira inama muri iki muri akanya, kuko nimba iki gihe cyo kwakira agakiza n'Umwami Yesu babona kuko nkwiriye gukundwa cyangwa nkwiriye gukunda, kubera ko uriya mukobwa ntago mbara nawe, sinzi nta namwe yamushize, sibyo? Icyambere cyo uriya mukecuru bazajya bagira n'amatsika abantu kuba naremeye uriya mwana, suko nashatse kumwizirikaho ngo bikunde kugira ngo abo wanjye abantu bibagaragarire, sibyo? Kuko
nta DNA bigeze banagaragaza bigaragaza ko njye namuteye inda cyangwa nabyaranye nawe sibyo. Nabyemeye mu buryo bwo kumufasha kugira ngo nayo yere kwandavura sibyo. bivuze kutanamwemera niyo ngo giye kiragiye nabiguye ati reka mwemere mu buryo bwo kumufasha yere kwandavura sibyo. Nkuko umwana ari umugisha sibyo. Namwemeye mu buryo bwo kugira ngo mufashe sibyo. ayo nawe rero ucanga abantu none se reka mubwire sibyo. Kuzadusaza mu kandi kanya uremera umwana uti mwana reka muterura niba ari ikintu hakigana twakoze uterura n'umwana pe umuhana 2,000 turabibura ariko hari umuntu wanditse muri comment hari umuntu wanditse muri comment ngo akabisi yayisubije ngo yashyize mu ishati ko atayakuyemo se nimba yarabibonye ahubwo azayakuremo nimba kibibona ntabwo amafaranga ngira muhishe numva uteruye umwana utumwana wanjye kareka ni nyina wayakuyemo ni nyina wayamwatse muri comment mwanditse ngo kabisi yayamwamwe nyina yahise yafata yaguye hasi itajyana nyina yaguye hasi amafaranga uraterura umwana utumwana wanjye reka namwemeye rega nta muntu utakuvuza ko aba umwana wanjye rega n'umwana wanjye n'umuntu cyayivuga sindi kubakana umwana ese kuri kuvuga ngo wamwemeye kugira ngo umufashe ngo DNA nese ubundi iyo DNA zibavuga kwa muganga bigeze bayizana ngo bayipime none se warabishatse wigeze ubivuga ko tigeze abyemera se ntago wabivuze kayi bya DNA nabyo wavuze pe tuvugisha ukuri nta kibazo kugira ngo wemere ko ari wawe ukeneye ko mupimisha cyangwa nabyo namwemeye umwana ko ari wanjye ariko nabyo bizazemo amafaranga nzayatanga nzasaba inkunga abadukurikiye bazamfasha ariko umwana n'isaha n'umwana wanjye nta kibazo nyine urumva ikibazo nuko umwemerera isaha yishuka muhakana simuhakana nta muntu wanga umwana ikibazo nuko buri munsi muhora mubiciriza kandi akwanditseho n'ubundi guhakana umwana ukwanditseho n'ubundi byose ni kimwe niwe wabijyanye kubya niwe washatse amazina yanjye ibyangombwa ajya kuyamwandikaho mwemere wumva utuje yego ndatuje rwose n'uwanjye umwana n'umugisha ntabwo nanamuhakana kandi ikindi sineze kubana n'uriya mukecuru nimba ari nabyo ashaka ntabwo mwaba nta nubwo byakunda atazancunga ngo afatiranwe na kano gasura mfite keza sibyo nkafatirane abone nkeye anwakira agakiza urabona ko nanabyibushye mfite agafesi k'agatoto k'abametisi ntabwo rero nyikeneye ngewe bwanjye kwitisha agaciro akabazo k'amatsiko icyo ukunda kugendana Bibiliya cyane ahantu hose ujya urayijyana urabizi nkiri muri bwa buzima bw'ubutinganyi ntabwo nagendanaga Bibiliya nakoreraga abadayimoni nakoreraga amasatani nari nagenye kontra n'abazimu n'abatinganyi sibyo iyi Bibiliya ifasha wa murongo uvuga ngo kuko urukundo Imana yakunze bari mu isi ari nacyo cyatumye itanga umwana w'ikinege sibyo kugira ngo umwizera wese atarimbuka iyi Bibiliya rero yanjye indinda uganza kandi n'umuhito irangwanira bishatse kuvuga ngo rero genda rinzwe ni kugira ngo yego ni kugira ngo ngewe nibasirwa n'ibyo bibazo nibasirwa nawe bagizi ba nabi bayifuriza kujya muri bwa buzima nari ndimo sibyo ariko ubundi ibyo cyuriya mukecuru avuga ngo ngewe ngo mbana n'umukobwa we ntago nge mbana nawe kandi nanabanye nawe nubwo wakishingira nta nubwo nanakwishingira n'ibyo nakunda ni ibintu ngomba kubaza Imana yego ese Imana muravugana Imana tuvugana buri munsi ko bukemuka ndetse turanagendana urumva turasenga twese ariko hari umuntu uvuga ngo nge Imana naraye mvuganye n'Imana cyangwa mvugana n'Imana Kayusi yari yatangira kumva ijwi ry'Imana avuge ngo Imana ngiye kubaza ikintu nsubize mukavugana n'Imana wowe yego mw'imisi biri kumba musigaye muvugana n'Imana ndetse na n'ubu tuvugana ndi mwijuru bivuze ubu tuvugana ndi mwijuru ryo ubu ndi mwijuru ndiyo ntago nakobesha ubu ngendana n'Imana aho ndi hose nako sinshobora kurya nasenze nubwo twatangiye ikiganiro ntasenze Imana ngo nanayisaba imbabazi n'ibyaha nakoze nanasaba imbabazi n'abadukurikiye nababaje nakoze ku mitima nakoze ikosa ariko ndaza kubijyamwo mu kanya tugana ku musozo ibihe ndaza gusenga Imana nanayisaba imbabazi nanasaba imbabazi abadukurikiye bifuza ko nagira umugisha hari abantu benshi baba bavuga bati kubera ibiganiro bitandukanye ugenda ukora ahantu henshi hari n'indirimbo nabonye iriya ndirimbo hari indirimbo yagize kunsharinga ejo bundi iriya ndirimbo ni iyande iriya ndirimbo yitwa iby'Imana ikora ni indirimbo naririmbanye n'umuhanzi w'umukristo nawe bita Niyo Patrick ni umuhanzi cyane kandi nawe agubuye neza hari hose ni nawe wamfashije urugendo rwo kwakira agakiza n'Umwami Yesu niwe muntu undi inyuma ndetse nta kibazo kibirimo rero kubera ndimo nayisohoye abenshi bagenda bayirebe ni nziza cyane irimo abakristo benshi iri kwihecano nyine ngo iri kwicano ya Niyo Patrick yitwa iby'Imana ikora by Kayusi bazahita bayibona yego hanyuma hari ibiganiro bitandukanye ujya ukora abantu bakavuga bati
Kayusi yarahindutse, abandi bati Kayusi ntabwo arahinduka, abandi bati Kayusi arishakira amafaranga. Abantu bagishidikanya ko wahindutse wakijijwe, wababwira iki? Icyo nababwira ko batumeze nk'ikibindi kitagira ingata, kuko iyo wifata ugakira urubanza umuntu utamugaburira, nta kintu umufasha, utajya unamusengera rimwe na rimwe byibuze ahubwo ukishimira kumubona mu bya buri munsi, abo ngabo ni abantu bagishidikanya, ntabwo bazi gutandukanya icyatsi n'ururo. Njye ntabwo nkiri muri bene babandi babarizwa mu byaha. Ibyo banyumvaho byose nuko bambona, bemere ko nakijijwe, kuko nuko nambaye, naremeye nkuramo amaherena nizirikaga ku matwi, naremeye nkuramo amaherena nambaga ku mazuru, ndetse n'impeta nambaraga ku gitsina naremeye nyikuraho, kuko yari y'abadayimoni. Nakiriye agakiza n'Umwami Yesu. Wemera kureka kabyeri? Nemera kureka byeri, nemera kureka urumogi, nemera kureka inzoga, nemera kureka ibintu by'urukozasoni namwe mwari munzi yo kuva kera. Nuvuga ngo ibyo byose muvuga muri kwibesha, ahubwo mwebwe mushigikire muri uru rugendo rw'agakiza nahisemo. Kandi munangire inama ikigeragezo cyose nama ndimbo, murumva yuko ndi mu ntambara z'urukundo z'umubyeyi uvuga ngo namuteye inda, murumva ko ndi mu ntambara z'umukobwa we nawe uvuga ko wankunze. Ibi byose ni ibintu mugomba kumfashamo. Yego. Hanyuma nka Kayusi muri iyi minsi uri kubaho gute? Ufite akazi? Kubera ko buriya abantu badukurikira, abakozi b'Imana bakunze hari igihe uba ufite akazi, hari igihe uba ushaka akazi. Buriya kubaho mu buzima bwose nta kazi umuntu birangira usabirije, kandi ntabwo ari byiza. Umuntu ashaka kujya amatsiko avuga se Kayusi afite akazi, ari gushaka akazi se, ese akazi yashobora nakaba atagafite, kugira ngo buryo gukorera Imana unakora ni byiza, kuko ntabwo wajya uvuga ngo abantu bakwambike kandi nawe ugomba gukora kugira ngo wiyambike. Ese Kayusi arakora, afite akazi, ese aragashaka, ese ni ugusenga gusa nta kindi? Kuko biba byiza gusenga ariko tunakora. Ni ukuvuga ngo njyewe kuva nakamara gufata umwanzuro wo gukizwa no kwakira n'Umwami Yesu, ntago ndabona akazi ka respect kubashywe, ku buryo navuga uti ndi mu murimo mwiza uhesha Imana icyubahiro. Muri iyi minsi ngende mu kazi ko gusenga Imana gusa. Kuba mu buzima bwo kubaho bwa buri munsi, ndi gutungwa n'ijambo ry'Imana, ndi gutungwa n'amazi, ndi gutungwa n'abagira neza bamfasha, kuko bari bamfitiye urukundo, bari babandi ko duhuje ibikorwa bibi bitesha Imana agaciro, by'ubutinganyi namwe muzi, no kuma akazi mu buzima bwa buri munsi abantu basanzwe byabagora, ariko jye urebye ndi gutungwa n'umwuka wera wo muri make. Umwuka wera ni uri kugutunga. Ariko bitavuze ko mbonye linye za business, mbonye igishoro bigikorwa cyiza, nayo masengesho nayakomeza nkanakora. Byose ukabifatanya. Yego. Urumva abantu batari kubyumva neza, iyo navuze ngo ari gutungwa n'Imana, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo urya, ntabwo unywa, ntabwo uba mu nzu wishyura. Ubikora ahubwo hakabaho imigisha y'abantu, wa mugani ushobora gusengera bakaba bakwitura ugatungwa n'ibyo. Hari abantu benshi babayeho gutyo. Bakanagukoreraho umugisha, rimwe na rimwe bakumva ko ufite ikibazo bakagufasha. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntegereje umugira neza uzaba ufite ubushobozi, uzamfasha kujya mu gikorwa cyiza. Yego, kandi ndabizi azaboneka kubera Imana. Yagomba no kuboneka. Yego. Hanyuma rero ni iki kintu wabwira Mama Betty? Ikintu nabwira Mama Betty, ndi kwitegura kuzamuha udufaranga ningira amahirwe nkatubona, dutuma byibuze yafasha kurera uriya mwana. Ikindi nkazamubwira yuko umukobwa we nubwo yankunze, nubwo wenda yabimenye, ntabwo turafata umwanzuro wo kubana, kandi nawe nitunabana, icyo namubwira nuko nawe tuzabimuteguza, nawe akazadushyigikira mu gihe tuzaba twarafashe umwanzuro wo kumvikana hagati y'ibibazo nagiranye nawe, ubundi nawe akaba ari umwe mu bantu badufasha gushyingiranwa n'uriya mukobwa we, ariko nkabisaba Imana, nawe nkabisaba n'umuryango. Kugeza kuri uyu munsi ni ibihe byiza byo gukizwa? Abantu batarakizwa waretse gusakuza mwebe, ongera uje. Abantu batarakizwa badukurikiye, kuko ni benshi, ntago isi yose ikijijwe, cyangwa se abantu bataremera ko kuvuga ati jewe ndetse ibi ngibi. Hari byinshi waretse, wa mugani ukurikira inzira y'agakiza. Rero kuri uyu munsi hari abantu batarakira agakiza, batarakizwa.
wabwira iki umuntu wese ahantu ari utarakizwa kubw'impamvu, ariko baravuga ngo buri muntu akizwa icyo yakoze. Ese wowe nka Kayusi wabwira iki abantu batarakira agakiza nkawe wakakiriye, ariko hari ibyo wakoze byinshi bitari na byiza, ariko uyu munsi wo kuba barakakiriye, ni ibihe byiza wabakangurira kugira ngo bakinjiremo? Wanababwira iki abantu batarakizwa? Ni ibintu bibiri. Niba ngo duhereye ku bantu batarakizwa, nababwira ko mu Mana ari hano ari ibintu byiza. Kandi ikintu cya kabiri, hari icyo bita imyaku, hari icyo bita kuva mu muntu ku bantu baba baravumwe barananzwe kuva kera. Iyo bakiri mu byaha Imana ntabwo ishobora kubafasha. Kandi ikindi ndababwiza ukuri, iyo umuntu asenga Imana nihereyeho, ngira ngo urabona ukuntu nteye, sibyo n'ukuntu meze, sibyo? Abantu batarakira agakiza, agakiza iyo wakakiriye uraryama ugasinzira, niba waba ufite stress zirashira, sibyo? Ikindi cya kabiri, iyo umuntu yakira agakiza agakizwa, agira inshuti nyinshi ziza zimusanga. Kandi iyo umuntu yakira agakiza, uvuga ijambo byibuze abantu bakaryumva, nubwo hari abantu baba bagupinga, nubwo umuntu iyo akijijwe aba ameze neza mu buzima bwa buri munsi. Ariko hari igihe unahura n'ibibazo, hari n'ibyo wigomwa, ariko ubundi iyo ukomeye Imana uba ufite iherezo ryiza. Ntabwo ugomba gukenyutse uko byagenda kose. Ibyiza biri mu gakiza kukwakira n'Umwami Yesu ni uko upfa uteganya kujya mu ijuru ugapfana agakiza. Ibyo nibyo byiza birimo. Abatarakizwa wababwiyeho? Abatarakizwa nabo nababwira yuko bakiri mu rugendo rworoshye, kuko njyewe nta muntu wandushije kunyura mu bigeragezo no mu bibazo ntarakizwa. Ariko bano bakiri mu byaha, inama nabagira ni uko basenga Imana. Kandi ikintu cya kabiri ni uko bafata umwanzuro bakava mu byo barimo, kuko nubwo bakorera Satani, Imana dusenga niyo bosi. Imana dusenga niyo bosi. Nubwo benshi batesha Imana agaciro, bagakomeza bagakora ibyaha, harimo n'abantu basambanyi, harimo n'abantu batinganyi, bagenzi banjye bamwe twahoranye muri bwa butinganyi, ngenda babwira nubwo twabaye abanzi, ariko mba ngomba kubwira abantu bateka mitwe, bano bapfumu n'abantu barozi, ababa babikora babizi bakabikora ari bwira nkana banabizi ko bakoze icyaha. Ariko igihe kimwe Imana nibahana, izabahana cyane ku rwego rwo hejuru, uburyo bazabyicuza. Kuko wagendanye Bibiliya, ntago wagenda utadusomeye umurongo wo muri Bibiliya. Sinzi nimba hari uwo bateguye, niba ngutunguye simbizi, ariko Bibiliya kuko uba uyifite mba numva utangiye kuyimenya se cyane. Ntago nabura umurongo nsoma mu Bibiliya, nubwo Bibiliya ntarayimenya neza, ariko Bibiliya murabizi ko nabo bayiga, barayiga Bibiliya, ariko nta kibazo kibirimo. Hari umurongo nshaka gusoma hano w'Abaroma igice cya mbere. Ndabizi ko benshi bari kunyumva, aravuga ngo ndagusoma mu murongo uhuje n'ibibazo nari ndimwe muri cya gihe bw'ubutinganyi. Abagabo baryamana bahuje ibitsina, n'abagore bahuje lesbienne baryamana bahuje ibitsina. Hari n'abagabo bafite abagore bajya guca inyuma abagore babo bakajya hanze. Yego, ngo nicyo cyatumye ngo Imana ibarekera ngo kurarikira ibyonone, ndetse bigeza ubwo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirana abagore ibyo imibiri yabo yabaremewe, bashushanywa no kurarikirana abagabo bagirana n'abandi bagabo biteye isoni. Bishatse kuvuga ngo kubwira abana bantu basigaye baryana bahuje ibitsina ko gena kirakiza babandi nyine bari bameze nkawe, yego, ko bafata umwanzuro bakakira agakiza. Ubwo ngo Imana ntago ibyishimiye. Hagati aho ngaho rero bazakinyuka kandi bazapfa nabi. Ubu ngubu ngewe ndi mu bantu bazajya mu ijuru. Uwo ijuru wararyakiriwe, uraryandikiwe? Ndajyandikiwe cyane. Uraryandikiwe? Yewe nzanatanga n'ubuhamya, nzabana depande mu ijuru. Tugende tujya kugama, turagaruka, turi mu gihe cy'itumba. Ubu ngubu no kwicara duhaguruka. Turacyari kumwe na Profete Kayusi. Profete, ahari Satani hagiye Profete. Izina Satani ntago ujya urikumbura? Ndabyanga cyane. Ntago ujya urikumbura? Ntabwo narikumbura kubera ko byari izina rihambirijwe n'iminiro ya Satani, ariko narivuyeho sinshaka no kubyumva. Mbere iyo umuntu yakwitaga Kayusi wararakaraga ukavuga ngo witwa Satani? Oya. Iyi ngo wararakaraga ngo nitwa Satani Kayusi, ngo mujye mushyiraho Satani. Numva nyine nakweshwa n'abadayimoni ntago ariko bituba. Ariko urabyemera ko kiriya gihe areba bagukoreshaga? Hari abantu bagukunda, hari abantu
bagushyigikiye mu murongo wagiyemo uyu munsi, banavuga bati Kayusi komereza hoteli intambwe nyine ukomeze ukure nyine, mbese aho ugejeje ukomeze wigire ejuru, kugira ngo wamugane ejo bundi tuzumve ngo Kayusi yanabatijwe. Iyo umuntu yakijijwe atarabatijwe, burya biba byiza niba ubatijwe kugira ngo ugire idini ubarizwamo. Hari ukuntu umuntu asenga ariko adafite idini abarizwamo. Nkawe nka Kayusi wa mugani wakijijwe, uyu munsi ubarizwa muri ihe dini. Iyo tuvuze idini ni itorero nyine, hari ADPR, hari caci, hari akatolike, mbese uwavuga ati Kayusi ku cyumweru asengera muri he torero ahagana hehe, yamenya ngo Kayusi asengera hehe. Ese Kayusi ikintu cyo kubatizwa acyumva gute? Ikintu cyo kubatizwa byo biri mu rugendo turimo gutegura hamwe n'abakristo bazabifashamo. Itorero byo mu barokore ntabwo nadashobora nabyo no mu rubireka wasenga na ADPR. Ntabwo rero nakubwira ngo ni ibintu bigoye cyane ubundi gusenga mu buzima bwa buri munsi ku cyumweru ubundi mu barokore. Twagiye rero nk'ahantu uteranira mushaka kuvuga ati se Kayusi ko yakijijwe ateranira hehe ku cyumweru, asengera muri he rusengero, umuntu yamusanga he ku cyumweru. Mbese umuntu uri mu bihe byo gusenga agira ahantu ateranira ku cyumweru, turabizi. Yego ushaka utajyayo kubera impamvu, ariko ubundi ubusanzwe ushobora asengera he. Ese azabatirizwa he mu gihe cyo kubatizwa n'ikigera? Urebye ntago gusenga mu buzima buri munsi byo bibamo buri cyumweru. Adufite agashekero yo sinayiburamo kuko naho hantu ari kumara ku mutima muri minsi. Usengera mu Gashyekero? Kuri rwa rusengero rwa ADPR rwa Gashyekero ntuteranira? Muri guterana. Ibintu byo kubatizwa byo turimo kubyitegura, ntabwo ndamenya neza nzabatizwa, ariko urabiteganya se base? Yego ndi kubiteganya, nitegure kuzamba hafi. Tuzakuba hafi rero bijyemo kugira ngo ube umukristo nyine wuzuye. Handi ushaka kuvuga ati ugiye gusengera umuntu, ugasengera umuntu nawe uzi ko ufite ayo mavuta. Hari ibintu bita ngo amavuta, n'Imana ikabiha umugisha. Ufite amavuta? Ufite amavuta. Ariko navuga ahantu basenga ngo mba ndi mu mavuta, cyangwa se umuntu wasizwe amavuta y'Imana. Ntabwo nakubwira ngo amavuta mfite, yego amavuta ni meza kuyagira, kandi ayo mavuta bavuga agira igihe cyo kuza. Ushobora no kuba wifuza, ariko si buri muntu yifuza. Kwifuza ni icyaha, ariko ubundi ndi mu mwuka. Muri iyi minsi ndi kurota Imana, nayo babyutse muri iyi minsi ndi kurota Imana, kandi muri iyi minsi ngewe amavuta yo nimba nyafite bakibona abantu nuko bayibona, ariko ubwanjye basenga ngo ndakeye, wenda basenga amavuta, ariko mbere na mbere nyine. Ubundi ikintu cya mbere baravuga ngo naganiriye na mama Betty mubwira nyine ko wahindutse, ko Kayusi atakiri wa wundi. Arambwira ati Kayusi uzahinduka inyuma, ariko ku mutima avuga we kutarahinduka. Aravuga ati hari ukuntu umuntu ahinduka inyuma imyambarire n'isura, ariko ku mutima we afiteho ubugome. Ikintu cyo kuba mama Betty atarakwizera nk'umuntu nk'uko twese nyine tubibona, nawe avuga ati Kayusi yarahindutse koko ndabibona. Icyo kintu, iyo mbogamizi, icyo kintu kibona gute? Kandi koko nibyo, kubera ko inshingano cyangwa se ibyo mwari mwarumvikanye ntago wigeze bikora. Kuko hari igihe umubwira ngo nemeye kuzajya guha 5,000 ntubimuhe, nemeye kuzaguha 2 ntubimuhe. Ariyo mpamvu agira ati impamvu njyewe ukuntu ambeshya ni gute ataba nabeshya umukobwa wanjye. Niyo mpamvu nawe agira impungenge akavuga ati Kayusi ndashaka kuzampuza nawe, njye mubaze umukobwa wanjye ahantu ari naho yamujyanye, kubera ko uko ambeshya nawe wasanga ari kumubeshya. Mama Betty wamamariza iyo mpungenge. Ngo hari abantu batanyurwa cyane ko nakubwiye ko iyo umuntu yakiza ahura n'ibigeragezo byinshi. Ku bwanjye nimba ntako nagize mubwira byifuzo cyane cyangwa mu byifuzo bye, agerageza no kumuha ubushobozi bwanjye mfite, agahora yifuzaho, nanjye nkamusaba ibyo nshaka nabigezeho. Bishatse kuvuga ko hagati yanjye nawe hakiri ibintu by'amananiza, ariko amananiza ku bwanjye ndi kumva iyo nzafuka nkamusaba imbabazi, wenda bikarangira mukabana neza, mu mahoro. Kumva byaba ari byiza. Nibyo icyo kintu nanjye nicyo nifuza. Kubera ko guhora mbwira ngo umukobwa we ngo iyo nza kwambana n'umukobwa we, nawe ubwo ubizi, sibyo? Nawe ubwe ababizi,
ntabwo njye nagiye kumwiba. bivuze ko Betty ahantu ari hose utahazi mutanari kumwe. Reka ntabwo turi kumwe, nanamubwiye yuko nubwo turimo gukozanya ibintu by'urukundo ngomba no kwibaza Imana ikabifashamo. Ntabwo rero Imana ikakubwira uko ngomba kubaka urugo n'ukuntu ngomba kwihanganira ibigeragezo by'urugo, n'ukuntu uwo mukobwa nawe ambiranye nawe, n'ukuntu azamfata n'ukuntu nzamufata, n'itwe tuzagira hagati yanjye n'urugo rwanjye hagati, sibyo? Rero ni ibintu nafatira umwanzuro mu gihe Imana itarabinemerera. Okay. Kayusi, tugana ku musozo nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bagukurikiye, hanyuma wavuze ko uri busoze udusengera. Yego, nabyo nta kibazo. Gira ikintu ubwira, niba wumva hari icyo wumva bababwira abantu badukurikiye, abantu bagukurikira cyane, hanyuma dusoze. Icyo nabwira abantu muri aka kanya, kandi ndabakunda cyane, abantu bankurikirana hirya no hino mu bihugu byo hanze n'abakunda umurongo natangiye ndetse n'urugendo natangiye mutarufashemo, bimwe ibigeragezo byinshi ariko bizafasha kubindinda kandi ndabizeye. Data twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, nongeye gushyikiriza buno butumwa, nongeye kubisangiza inshuti n'abagenzi n'abahisi bifuriza umugisha ku Mana. Data twese mu ijuru wubahwe kandi ukomeje kundinda ibigeragezo mpura nabyo buri munsi, undinde bino bintu by'ubusambanyi by'ubutinganyi ntuzongera kubisubiramo. Mana ndahiye ndakora hirya imbere yawe ko ntazigera no gusubira. Mana uba agaciro ku rwego rwo hejuru, ntawe nakumenye nawe uri gutangaza. Mana buno bugingo bwanjye burinde, Mana urinde abantu bose bamurikiye muri aka kanya, ubahe n'umugisha, abarwayi bakire, abakene bakire, abagowe bahabwe amahoro mu rugo rwabo. Mana ndagusabye mbikuye ku mutima, Yesu Kristo, amen. Reka mbashimire mwese mudukurikirana, cyane cyane mwese mukurikirana Kayusi, abamugira inama mwese ndabashimiye cyane. Ni ukuri wowe ukurikiye kino kiganiro ukaba ukirebye ukagisoza, andika muri comment ku biganiro ku byo twaganiriye, hanyuma nawe ugira igitekerezo cyangwa inama utanga. Reka nshimire Kayusi wemeye ko tuganira, ndetse nawe mwese twari turi kuganira ku kibazo cya Betty. Mama we yaramubuze, ariko dusanze Kayusi atubwiye ko batari kumwe, atazi n'ahantu ari. Reka tubyizere kuko ari ukuri, ubwo natwe tuzashyira tumenye Betty ahantu yagiye cyangwa se n'impamvu ya byose aho bituruka. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.